Mundebe njyewe ubwanye ncuruza isambusa ubu nta mugabo ufite bitanu byiwe sibyo wamenyera mfite bibiri byanjye hejuru y'isambusa zanjye nta muntu wazinzanira ese umwana wawe ari he mwana wanjye ari mu rugo bro asigana agenda baskiruka wowe ari he nanjye ari mu rugo ari kumwe nanditse n'umuntu murera umukozi nyine nashatse umwe shaka byaciyemo dusigaye dufite n'abakozi bro mu isambusa harimo umukozi utuma urumva aricyo gukoraho no kishijiko n'umupeta akaryamanye umwana wanjye ari mu rugo ari kumwe n'umukozi na murumuna wanjye mubashe kubona amafaranga yo kwishyura inzu se n'abakozi cyane rwose hari umuntu ujya kuba kuri kamera ko ati aba bakobwa nemeye kubaremera mwamushimira uya twamushimira abangwa na bose Imana imuha umugisha uzabitekereza wese uzanabikora Imana imuha umugisha kandi namwongerere kuko ari umuntu Aisha hari umuntu waba ugiye kuvuga ngo urumva reka nanjye n'abantera inda urumva nanjye nzagira bagwane niyungwe nabariye mwababwira iki inda zitateganyijwe nako zemeye mu Rwanda ibyo ntago ari ngombwa ko ugomba gutwita wowe we kurikira ikiganiro turi gukora bro ntago ari ngombwa kutwita utarinze unatwita wava mu buzima bubi urimo ukaza gucuruza Yes, nyamusoba kanizere kumeze neza ari hose mu cyo gitandukanye urasirazuba irengerazuba amajyepfo amajyaruguru nitwa Isaac Manyamwuga dokina n'abana ukina n'abanyananso batandukanye mu cyo gitandukanye turi mu mihanda ya Kigali ni ku isa 11 zo mu Rwanda n'iminota 57 ibugande ni saa 12:57 i Burundi turarimo kutagera ku masaha ndahangaha nkuko mubibona inyuma yanjye hari koperative z'ubucuruzi zitandukanye abakobwa nyeranganira nabo bajya batandukanye ari wo twaga tugira byinshi bitandukanye ariko nanone by the way n'abakobwa biteje imbere bagiye babyara babo bamwe baterwa inda zitateganijwe bajya mu makoperative ajya atandukanye mu Rwanda ababyinshi bitandukanye n'abahostinze ndabategereje kugira ngo tuganire idonido baje mu isoko gute biteje imbere gute ese ko bakoraga akazi k'uburaya cyangwa ko kwicuruza abana kajya mu bihugu byo hanze bikaza kugenda ukundi kuntu bishyize hamwe nabategereje bari nyuma yanjye kamemana zo kubazuminga bari nyuma yanjye njye kubaganiriza iminota mike ariko subscribe like channel ndetse na comment ese ni mwari munkumbuye kimwe cyose ku murongo abarundi meze bite abari muri Canada meze bite Central Africa meze bite abari mu butumwa bw'akazi ingabo z'igihugu mwese meze bite mu Rwanda n'imisozi igihumbi kandi tufite umutekano uhagije timo turangiza umwaka mushya muhire wa 2023 turabura iminsi igera kuri 20 ngo twinjire mu mwaka mushya reka mbinjiye ko ndabona kuri chat nago nakomeye kuko mfite ingunguru 180 z'amagambo abashu twaganiriye man nabategereje igihe navugiye ngwino nyine duciringa ase muzamundira amafoto muze twiganire tu mu Rwanda ese kamera lighting Isaka nuzana bimwe by'amakamera ese kamera ni ikibazo nitwanye gahunda y'iki Gwara uyanegere nguhamagara se wanyitabye mwana zana mikoro hano ngi ndayifite nyine turi kuri kamera by the way turi kuri kamera sasuje ngo dukore abahungu mumeze mtefisi nagusuje cameraman bamusuze naye man mumeze bo ni je bita Gihozo naga ari ubwa mbere je n'ubwa mbere nitwa Feza isi yose uyu yitwa Feza yitwa Gihozo yitwa My name Aisha Aisha Charles Aisha Charles akisana ari ngukumbuye gasikari nari ngukumbuye man nari ngukumbuye uzigena rero nguhamagara ukanga kunyitaba we wamuskera none kuki mutuzanya hano kuri kamera narinje muri koperative urumva zanyu nk'abakobwa mwamenye ibyanyu ni fie mama man wapi Joseph afite umwana bro nabyuzi nawe uramufite niwe yaramufite none mwishize hamwe fie mama we peti James Otus ni fresh ameze neza Aisha ameze fresh Feza uyu nice byaragucanze mu mutwe nk'ubu ureba utuzanye kamera imbere sinari mbizi twe turi kwiciraho tuvuye mu kazi ubwo se ibyo bintu Aisha reka ngubaze akantu kamwe baguruka muri cya kiganiro kindi gitaha mwishyize hamwe muri Omani mwishyize hamwe muza mu isoko muza gushaka ubuzima igitekerezo cyaje gute reba muri kamera cyaje gute man igitekerezo ubundi ni Gihozo wakizanye twanga gusuzugurwa n'abagabo twarabyaye turafiyeme ntabwo ndi kubihisha bro ntabwo ndi kubihisha twese dufite abana murabizi sibyo so twanze gusuzugurwa n'abagabo sibyo twishingira akazi ducuruza amasambusa hariya mu isoko muri kubona hari imbabura n'imbada
hari n'imbada mani, hari n'imbada. Isambusa gusa nizo ducuruza. Sibyo? Zinyama n'ibiraha mani. Uzikuru sinaryoha. Ahubwo abakiriya turabahamagaye. So hano mu cyumbati. Mu gasantere. Isoko. Igitekerezo cyo kuvuga ngo gihozo no kiza. Gihozo ko cyumwahisemo isambusa. Nimuhitamo ibindi mugaye muri koperative y'isambusa ngo twiyungane. Isambusa twiyungane. No koperative yanyu. Igitekerezo cyaje gute? Icyo gitekerezo ukuntu cyaje nuko nyine twabona niho twahagurukiye nyine tuzajya no gucuruza ibindi birenze ariko mu mafaranga make twaye dufite twabaye dukoze ibyo ngibyo kugira ngo nyine twishyire hamwe tuzagenda tuzamuka gake gake. Waravuze ngo kugira ngo umuhungu azamenyere. Mwaramamaga kugira ngo umuhungu azamenyere kazamenyerwe n'umukiriya baje nka ma customer care. Nibyo byadanje. Yego man. Ibyo birenze. Umugabo azamenyere nzamenyerwe n'umukiriya nahe customer care. Erega abagore nuko nyine abagore basuzugurwa akavuga ngo abagabo ni bagomba kubika. Kanga usubirize icyo kibazo. Reka gisubize nawe uraza kuvuga. Sawa. Ngibiki n'ibiki kandi n'abagore nyine nabo bashoboye. Ubwo ni nko bavuga ngo uburinganire. Mwaringane kuri bose. Ese umukobwa ku mafaranga ye ubu naza gutera injuga ku mafaranga yawe ukayama. Reka. Waravuga ngo muguhigira umwana wanjye nanjye nihigi na nyirenzo. Wapi ntabwo byashoboka ubwo se urumva umukobwa ahubwo ugomba kuyama noneho nkajya kwita ku mwana wanjye. Nkavura umufuka kugira ngo aguhe amafaranga gusa. Wallahi nibyo byadanje. Ngo mwunganire ngaho kugira ngo ngenga icyo kibazo noneho sibyo syakanye gusubize. Ubu ntabwo nkiri wa wundi wambonye nkiva muri Omani. Na muri baba pastor ntabwo kikere ko. Ntabwo nkikibajyamo abaswera narabakatiye. Sibyo? Ubu niziye musambusa. Sibyo? Urabibona? Yego. Isiyaka umugabo yaguha agasengani akaba yaza akagukiniraho ukabyifuza. Ngo hasi hejuru wagiye wakomeje. Sibyo? So rero ibyo bintu ntabwo tukibikeneye. N'abakobwa mukurikiye iki kiganiro bro. Mundebe njyewe ubwanye ncuruza isambusa ubu nta mugabo ufite bitanu byiwe sibyo wamenyera mfite bibiri byanjye hejuru y'isambusa zanjye nta muntu wazinzanira. Ese umwana wawe ari he? Mwana wanjye ari mu rugo bro asigana agenda baskiruka. Wowe ari he? Nanjye ari mu rugo. Ari kumwe nande? N'umuntu murera. Umukozi nyine nashatse umwe. Syaka byaciyemo dusigaye dufite n'abakozi bro. Ariko mu isambusa harimo umukozi utuma urumva ari cyo gukoraho no kishijiko. N'umupetsi akaryamanye. Umwana wanjye ari mu rugo ari kumwe n'umukozi. Na murumuna wanjye. Mubashe kubona amafaranga ko kwishyura inzu se n'abakozi. Cyane rwose. Hari umuntu ujya kuba kuri kamera ko ati aba bakobwa nemeye kubaremera. Mwamushimira. Uya twamushimira. Abangwa na bose. Imana imuha umugisha uzabitekereza wese uzanabikora Imana imuha umugisha kandi namwongerere. Kuko hari umuntu Aisha hari umuntu waba ugiye kuvuga ngo urumva reka nanjye n'abantera inda urumva nanjye nzagira bagwane niyungura bariya mwababwira iki inda zitateganyijwe nago zemeye mu Rwanda. Ibyo ntago ari ngombwa kugomba gutwita wowe kurikira ikiganiro turi gukora bro ntago ari ngombwa kutwita utarinze unatwita wava mu buzima bubi urimo ukaza gucuruza isambusa cyangwa inyanya ibintu byose birunguka bro. Ariko ngo akeshi gusanga abakobwa batwita inda zitateganyijwe bazitera urumva n'abakoresha babo cyangwa abakobwa bicuruza uyiherereza hanga reka nsubize abakobwa bicuruza usanga ari bo keshi batwita inda zitateganyijwe umwe agenda asobanurira impamvu reka duhere kuri bo. Wapi ntago ari byo kuko se ubu hari n'umuntu ushaka guterwa inda kandi ari iwabo kandi aticuruza ahubwo ari umuhungu umushuka. Ubusa twese ko twatwaye inda ngo reka ngushuka ngo vana ipantaro noneho tubikore mu mahanga. Ntago ari uko bashuka nashaka kuza gushikisha bombo ya senkani. Uracyabaho? Bibaho cyane. Busa n'ubwa bibaho mani cyane. Busa urukundo rwacyaba rwatuma umuntu agushuka ngo bombo ngo ngusohokana. N'ababana nyine mu bipangu batabimenyere se si bibaho kamushikisha bombo nyine akizera ko umukunda. Wowe bagutenda ariko uri mu gipangu cyangwa ari uw'imihanda. Tuvugisha ukuri ntacyo bitwaye rega turimo turigisha abantu ni inama turimo turajyana. Nyine nanjye bancitse gutyo kuko nari uwo mu gipangu. Nyine bancikisha nonge si bombo ni urukundo. Yowe byagenze yaga bagutera imwe. Njyewe barakunze kuri cyane nuza bintu itara muri kamera. Njye nari ndi wo mu rugo ncikwa n'umutipe. Muri kamera babwire. Nari ndi wo mu rugo ncikwa n'umujama ari kumva nerinda turabana anamunzara agenda ariko umwanzuro nafashe ni wo kurera umwana wanjye ubu nta kibazo mfite. Aka kanya. Turabona muri abakobwa mwambaye neza yeba ku gipapa cyo hasi no hejuru nimeze wane. Nifunze fresh. Abona ase urukundo cyabaho urukundo cyabaho nta rukundo rubaho ariko urukundo rubaho gakeya
ngazi iki uriya mumera zicuruza izi nkweto igipapa bro naziguze 18 ariko utabaramwe ngo umusore wa mbere ni cyane baramwe ngo umukunzi wa mbere ni iki kanzi nyiraga kuri karakantu ka kanuza ngo umugabo wa mbere ongera unyibitse cameraman umugabo wa mbere umwe babiri batatu bane batanu ubu bisigara isambusa noneho sabagabo bandi kubarabura bisigara isambusa sabagabo nyiva muri Omani subizi sinavuye munyoherereje tike sinzasubirayo ariko ngo azindutse nga pastor ngo binyura pastor kandi ari DJ Corode mbabarira pastor mbabarira ndakwinginze byari kera narahindutse unsigaye nshima Imana abantu zibabaho ntago baba ubundi bwawe niwe wihanurira umuntu usaguhanurira gute n'umukuru w'igihugu yavuze ngo abantu ngo baraguhanurira ngo biza kuki batabanza ngo bihanurire Ribu yarabivuze no mu kiganiro cya mbere narabibabwiye Ribu yaravuze ngo ubu pasteur udafite diplome udafite amashuri mu bisheke kuko se n'abatuzi none se ushaka kumbwira ko umunsi ugiza ngaho umunsi kuko muri no mihanda byaragoranye no mu masoko ngo ku munsi kuriranga nka 2 cyangwa 3 ubwo 2 arimo kurangura arimo kwishyura inama ari gutunga umwana ngo mbwira uyajera gute ubwo nyine niyo mbonye 2 ubwo nyine igihumbi kimwe n'icyo mu nama ikindi nyine n'icyo kwifashisha mu rugo tukarya n'umupeti wanje ariko mu minsi yashize hari igihe twabonaga n'abakiriya hagiye dukorana na 5 ku munsi dufite itsinda twahise kubaka uri kumva buri munsi iyo dukoreye menshi dushyiramo nka 2 cyangwa 1000 uri kumva nyine natwe tukagenda twizamura kugira ngo tuzagere ku kintu kirenze ntabwo twabura kwizigama kuko ntabwo ngiye nshaka umuhungu utsuzugura reka ngomba nanjye gukora cyane kugira ngo ngire icyo ngeraho n'umwana wanjye u Rwanda tuba ko urubyiruko turi imbaraga z'igihugu zubaka kandi ni vuba kandi natwe twese turi mu rubyiruko iyo wumvishe iyo siroga ne wihangiye umurimo ukuma bakubwira ngo ekonomi niyo ya mbere ekonomi kuri wowe ni ukwizigama nyine kugira ngo ejo n'ejo heza zagende neza iyo ubonye amafaranga ukaba wowe wayasesagura ukajya mu bindi ukibagirwa aho wavuye ku mihanda naho ugeze icyo kintu wakibwira inde muntu gute wasuzugura akazi ukora cyangwa ubona n'amafaranga akasesagura isi ntabwo nyiri wa wundi wa kera uzi sibyo ntabwo nyiri Aisha wa kera uzi wavuye hariya ufite ibiceri wapi Aisha w'iki gihe sibyo w'isano uyu munota murimo mubona Aisha ndi wa muntu usigaye ukorera 3 mu isambusa zanjye nkatanga 1000 cy'inama 1000 tukakirya mu rugo ikindi 1000 kikaba ari ikinyungu yego ntabwo nyiri Aisha wa wundi muzi kuri chano umutwitsi wapi ngo pasteur yaguterese ngo mujya pasteur yanerese ngo nagiye ngo Omani nagarutse wapi uwo si wa Aisha w'ubu ngubu Aisha w'iki gihe ndumubyeyi Aisha ari umuryo kujya kuri kamera gatavuga muri commentaire abahetazo bawe ngo bakiyamika kuri atari indaya murabure abafana banyu barabizi sibyo man abashiti banyu kwanza mwese murabizi ntabwo nkunda kwambara ibintu ngo by'ibitenge by'iki wapi muranzi kuva na kera ntabwo ndi umugore w'umugabo sibyo muranzi kuva na kera izi nizo nyambaro zanjye sibyo ntabwo byabatungura rero so Aisha ubu ngubu asigaye acuruza isambusa mo hariya cameraman yabereke hariya mu isoko murabona abantu buzuyemo ababyeyi abaki abantu bose buzuyemo Aisha wa kera rero ntabwo nyiri uwo mukeka Aisha natinze wenda tuzagaruka mu isambusa mutwe ku buryo muzikora buryo muzikaranga akaye murakubwira ngo ziraninda ntago nyine arinda ese ubundi wamusizira gute imyambarire se yo muntu cyangwa kubona mu nzira ngo umuntu ngo yambaye ngo gurumete ku kuguru ngo ni indaya wapi ariko nanone bamusiza ngo umuntu ajya muri restaurant nziza ifite isuku urumva ifite na customer care nziza ndabeshya umuntu ajya muri restaurant nziza yirimo umuserveri mwiza ufite customer care unambaye neza numva ko indari ndayumuntu man ibintu sinzi ibintu abanyarwanda bishyiramo nimba bambonye niyambariye ukureba aka kantu nambaye nimba babonye niyambariye ukunciyeho bakavuga ngo ntabwo bakeka gucuruza n'indaya imyambarire si yo muntu hari n'abagore baba bambaye ibintu bijya babagabo bakajya guca hari umugore nzi
umva yambara neza ku buryo yakubona uri umubebi mu muhanda, yakubona imyambarire wambaye kavuga turaninda, kandi wajya guca umugabo wiwe inyuma yambaye bya bitenge. Imyambarire si yo muntu rero, nibagatere commenting ibintu wambaye ngibiki, reka jya wiyambarira. N'ubundi icya mbere nuko we wimenya ukamenya imico yawe nuko uteye, ibindi nibiba bindi. Isi yakareka ngo urugero rumwe ukunze imvuka he Nyamirambo kwande ndahazi kwa papa wanjye ni kwa pasteur sibyo byarangiye ubu pasteur bwanjye kwa pasteur bigeze he sinzi umwana wo kwa pasteur subiza papa wanjye sasenga nahagaritse igiterane bitewe n'uburyo pasteur papa wayitwayemo. So rero reka nkubwire, abantu bavuga ngo indaya zibaho ndabyemera, ariko babandi birirwa muri ADPR basenga bambaye amashipa agera ku birenge, wabanye ngiye ukuntu nabaye nambaraga gutya kandi bari kwizagwa uri muri nzakagendana, ndi muri nzakagendana nari kujya Omani wapi. So rero reka nkubwire, kwambara ubusa ntago bivuze ko umuntu aba ari indaya. Muranzi ibiganiro byinshi njya mbikora sibyo? Reka wenda dusoze. Ubu rero Aisha siwe wa kera, ariko nanone reka ndabore abagabo bafite abagore musiga mu Rwanda no mu bindi bihugu byetandukanye, aho mwagiye gushaka umugati w'urugo, mwagiye guhigira urugo, abagore banyu benshi tubasanga muri rogi zitandukanye no mu magati y'abasiribateri kwa Karangwa barabure. Mu minsi iri imbere ndabarabura ngo gituma abagore abagabo mujye mubira muri hanze y'igihugu, muri Kenya, muri Tanzania, abari mu mahanga mvuga ngo abagore banyobora mu rugo baba batabana bakajya kurara mu dusoresore. Reka turagushimiye, tuzagaruka mu kazi bimeze neza fresh. Nta kibazo murakoze. Aricyo warenza hose mu masegonda. Icyo nyine gusa nyine nuko nkunda abafana banjye. Okay, aricyo warenza reka ngufashe. Oya, ngomba no kwifatira ariko uramfatira ute? Nawe uje kunsuzugura se nk'ababa jama, reka. Ikintu navuga cyo mani, ngira inama baby batagize ikintu bigezaho, bashaka icyo bigezaho. Apana kujya mu bagabo ngo uburaya. Itoke kwambara nari bimani, nibajye bambara kaye. Ikindi mani, aba baby bagira inama yo kwirinda tu. Ikindi mani, reka mubwire isiya abafana banjye tuma ndabemera. Okay, mujye muri commentaire washaka gihozo washaka subscribe kuri Isiaka. So tuzagaruka kandi ikindi mujana ndi gucuruza isambusa, muzagaruka mfite alimentation. Mwame dukumbuye mu mihanda ya Kigali, turaje vuba vuba tubereka ibitandukanye n'ibindi, abakobwa cyangwa abafemeri basubiye mu kazi kabo bihangira imirimo, namwe mwihangira imirimo, ariko mwabagabo mwe muri hanze y'ibihugu mwaje gushaka ibirayi by'abana. Abagore banyu benshi bari mu marogi, bari muri ghetto z'abajama, mu minsi iri imbere ndabatanze. Imana barinde amajwi n'amashusho. Ni Fizika turi kumwe kuri Dom TV, mukore subscribe, like, share, comment. Iyi ni Kigali News 25 tujya mu 2064 turashaka ijana. Imana barinde.